Reka nongere ngusuhuzana ariko nguha n'ikaze uwe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruwagaciro wamaze gukanda subscribe, nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusiye inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5 kuri 5, bityo tubashe kubana neza mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri iyi chaîne ya Ukuri News TV. Reka tukubwire ko tugarutse muri studio gitaraganya kugira ngo tuze kukuramburira aya makuru agiye atandukanye, aho kugeza ubu ngubu ibintu bigiye bigenda bikomera kuri uyu mwamenye nka Nyiransengimana Valentine, ariko cyane yiswe ku mazina y'ubuhanzi nka Dore Imbogo. Kugeza ubu ngubu rero nyemerera untize umwanya wawe mutoya tubashe kuramburira hamwe izi page z'aya makuru agiye atandukanye, tukubwire ko kugeza ubu ngubu uyu mukobwa Nyiransengimana Valentine yabashije kuba yakwitaba Imana. Ushobora kuba umuzi ku izina rya Dore Imbogo, aho kugeza ubu ngubu yamenyekanye ku ndirimbo ye yise Dore Imbogo Dore Impara, ari nako yaje kuba yagwa mu bitaro bya Kibogora, aho kugeza ubu ngubu biravugwa ko yabashije kuba yajyanwa ku bitaro bya Kibuye ku mugoroba ushize kuri tariki 27, aho yaje kuba yagwa ku bitaro bya Kibogora. Kugeza ubu ngubu rero biravugwa ko yabashije kuba yitaba Imana. Aya makuru tuyakesha umukuru w'ibitaro bya Kibogora Dira Ayinkeneye, aho yavuze ko uyu mukobwa yabashije kuba yagezwa ku bitaro bakabasha kumusuzuma mu gihe barimo kumuhereza ibijyanye n'imiti n'ubufasha bw'ibanze, ari naho yaje kuba yasiga ubuzima. Uyu mukobwa twamenye cyane nka Dore Imbogo cyangwa se Dore Impara nk'uko bamwe bagenda babivuga, yamenyekanye mu myaka ishize aho yaririmbye iyi ndirimbo, ari nako abafana bahise bamwadukira batangira kumukurikirana ayo makuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye anyuza kuri chaîne ye, aho n'indirimbo ye yaje kumenyekana maze abamukurikiye babasha kuba bamukurikirana mu buryo butangaje, ari nako byagaragaye ko batangiye kumwereka urukundo ndetse n'impuhwe, aho yamaze kuba yakwitaba Imana. Bamwe batangiye kwandika ko yari umuntu mwiza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka tukubwire ko rero uyu mukobwa yajyanwe ku bitaro bya Kibogora ku tariki ya 23 z'uku kwezi umwaka ni 2024, akabasha kuba yakorerwa isuzuma, nubwo abaganga nta kintu na kimwe babashije kuba bamukoraho kubera ko bahise bamuha transferi yo kumujyana ku bitaro bya Kibuye. Bamuha transferi, ababyeyi be basha kuba bamujyana mu rugo, ari naho yaje kuba yarembera mu buryo bukomeye. Ababyeyi be bakabasha kuba bamujyana ku bitaro nyine bya Kibuye, ari naho yabashije kuba yasiga ubuzima. Uyu mukobwa tumuzi cyane nk'umuhanga kuko yari umunyamuziki ukomeye, ndetse ko yanagiraga gutya akabasha kuba yavangamo n'ibintu bya komedi, kubera ko yari umukobwa ufite impano zigiye zitandukanye, aho abenshi mu bahanzi bifuzaga kuba bakorana nawe ndetse bakabasha kuba bafatanya nawe mu bikorwa bigiye bitandukanye, dore ko yari umuhanga mu buryo bwo kwandika, mu busizi, ndetse ko yari n'umuririmbyi mwiza cyane, ko yari afite ijwi rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abahanzi rero bamwe na bamwe batangiye kuba bafata umwanya wo kumushimira, ndetse dore ko na The Ben ubwe yabashije kuba yafata umwanya we akavuga ko yihanganishije umuryango wa Dore Imbogo, ndetse tutwibagiwe na Tom Close, umuhanzi nka Tom Close uzwiho cyane ku mitoma, nawe yafashe umwanya we abasha kuba yagaragaza ko yihanganishije umuryango we muri rusange, ari nako abanyarwanda bahise bikanga cyane bikomeye iyi nkuru ikimara gusohoka, tukabasha kuba twafata mu mugongo umuryango we. Reka tukubwire ko rero amakuru ya Dore Imbogo bikaba byarangiye yitabye Imana. Kugeza ubu ngubu hakaba hari kurebwa uburyo ki yashingurwa mu buryo bugiye butandukanye. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ukabasha gusiga n'igitekerezo cyawe hepfo muri komenti, tukazajya tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Ndabakunda.